intimba izo yishyizeho ngo tubone amahoro hanyuma imitwaro yacu niyo yikoreye ngo tugende twemye ayi ngo tugende twemye we ngo tugende twemye ngo tugende twemye ngo tugende twemye Nashima Yesu wanchunguye wamenda wahera waratabutse ndinjira nashima Yesu wanchunguye Nashima Yesu wanchunguye guri Golgotha aho nabukiye iyo guri Golgotha aho nabukiye iyo Nashima Yesu wanchunguye Nashima Yesu wanchunguye wamwenda waratabutse ndinjira wamwenda waratabutse ndinjira waratabutse we waratabutse we wamwenda wahera waratabutse ndinjira wamwenda wahera waratabutse ndinjira wamwenda wahera waratabutse ndinjira Hallelujah. Amen. Amashimwe wakurera umubavu uhumura neza nta imirimo myiza Mana we wakoze nta imirimo myiza Mana we wakoze tuje imbere yawe tuzanye amashimwe wakurera umubavu uhumura neza nta imirimo myiza
imirimo myiza Mana we wakoze imirimo myiza Mana we wakoze akira amashimwe urabereye akira amaturo ni wowe uyakwiye natwe tuzaba mu nzu yawe iteka ryose ntituzakuvaho tuzakunamba Mana we tuzakunamba akira amashimwe urabereye akira amaturo ni wowe uyakwiriye natwe tuzaba mu nzu yawe oya ntabwo twakuvaho Mana we Mana we Mana we ayaya tuzakunambaho Solo tumubabaro twabonye ineza yawe ku munsi mubi twabonye ukuboko kwawe wa munsi Satani yari yacukuye inzobo warabaye Mana rya solo ry'umubabaro twarakubonye bono ku munsi mubi twarakubonye wa munsi Satani yari yacukuye inzobo warabaye Mana warabaye Mana warabaye Mana akira amashimwe urabereye akira amaturo ni wowe uyakwiriye natwe tuzaba mu nzu yawe iteka ryose ntituzakuvaho tuzakunambaho Mwami we tuzakunambaho Tuzakunamba
hariho ibyo yavugiye ubuvumo bwa Samatare hariho n'ibyo yavugiye kuri Kisabonwa hariho n'ibyo yandikishije ijambo ryayo n'ibyo yanyujije mu kanwa k'abahanuzi bizasura utegereze wihanganye Imana yacu ntabwo ikibeshya kuko ibyo yakubwiye byose izabisohoza isezerano ririndishwa ivi ujye ukomeza usenga Imana nta bya bindi wibagiwe yo ntabwo ibyibagirwa Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana uko ibyo ivuga byose bizasohora niba ufite isezerano ry'Imana wihangane reka gushidikanya Imana ntabwo ibeshya kandi ntihinduka ibyo yavuze byose Haleluya komera Imana amashyi Imana yavuze turi mu cyuma dusenga hari n'ibyo yatubwiye turi muri mwanya hari ibyo yavuganye nanjye byagiye bisohora hari ibyo yavuganye n'ijisho yanjye nabyo byarasohoye Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana hari ibyo yabwiye abaririmbyi bene data nabo baza bakabihamya hari ibyo yabwiye abakristo basejemo none turi mu masezerano hari ibyo yabwiye abashumba turi kumwe bicaye mu byo yavuganye nabo hari ibyo yabwiye ababyeyi none babyicayemo hari ibyo yabwiye abagabo bari hano none babigenderamo kubera ko Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana kubera ko Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana hari ibyo yavuganye nanjye imvanye kwa bikombe imaze kumpa agakiza imvanye gusangira n'ibivungu yankuye gusangira n'ingurube mu buzima inyubakira urugo yanjishije de ibi biri mu byo Imana yavuze yavuganye natwe kwizabana natwe Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana kuko ibyo ivuga byose bizasohora niba ufite isezerano Imana wihangane reka gucika intege Imana ntabwo izibesha ibyo yavuze byose Imana yacu ntabwo izibesha ntabwo izibesha bizasohora Imana ntabwo izibesha guma mu masezerano kiranuka korera Imana neza ndagira ngo mbabwire uburyo Imana yacu itakibeshya Imana yacu nibeshya oya
nagira ngo mubwire ko yaguha amasezerano gacakaza ibibazo ariko suko Imana yacu ibeshya nibwo bumana bwayo Imana irindi ijambo ryayo ikarikurikirana Imana irindi ijambo ryayo ikarikurikirana ayirindisha ubuhiri ikarikurikirana ayirindisha inkota icyaye ikarikurikirana ayirindisha imbaraga nyinshi ikarikurikirana ayirindisha amaboko akomeye ikarikurikirana ayirindisha imbaraga zayo ikarikurikirana ibyo yavuze byose bizasora niba isezerano ry'Imana reka gushidika haleluya Amen. Hallelujah. korali zirakoze Imana ibaho umugisha dusabe abantu bari ku buhanga bw'ibyuma badufashe ntago turi kumva ntacyo byaba bimaze kandi mu bikosore rwose turashaka kumva indirimbo kumva umuziki mwinshi tutumva indirimbo nk'ubu nka korali Herumoni korali Gosheni nta kintu twiyumviye harimo abantu bumvishije neza abatumvishije bagere gutya abatumvishe rwose bagere gutya murabona ko abatekinisiye murabona ko igihande cyaha ntago kiri kumva ndetse natwe hariya kandi turashaka kumva ubutumwa bwiza cyane kuruta umuziki ubwo rero mu bikosore korali ize kujyaho byakosotse neza tuyumve mu bikosora rero tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga ituro ry'ishimwe dushimira Imana yakoze imirimo n'ibitangaza ariko korali isoje ivuga ngo niba ufite isezerano ry'Imana haleluya ngo niba ufite isezerano ry'Imana ngo niwihangane ihangane kuko Imana irarikurikirana kandi rizasohora nsabe iteraniro ryose rihaguruke worship team tambuke ize aha yihuse duhaguruke nsabe presidente wa korali Gosheni tambuke azaha azamure isengesho ryo gushimira Imana yakoze imirimo haleluya hari ibintu yakoze bifatika buri wese muri iri teraniro nahaguruke dufata umwanya wo gushimira Imana arasenga Imana aya mashina yawe izi muntu nizawe uri Imana yera uri Imana ikiranuka uri Imana yabanye natwe uri Imana yaturinze cyagihe twibutse neza yawe izina ryawe nirishimwe tukuramburiye amaboko muri riteraniro tuguhaye icyubahiro turavuze ngo ni wowe ushobora by'abantu batari gushobora ni wowe ukora by'abantu batari gukora n'uruhare rwawe rwonyine rwatugejeje kuri uyu musozi izina ryawe nirishimwe Kristo amen Amen. Hallelujah. reka tubarangire kode abadafite amafaranga turahimbaza Imana duhagaze Benaya bahageze ariko reka tubarangire kode abari hariya hejuru hari igiseke baraturira hariya hejuru ntabwo ari ngombwa kuza hasi abari ahangaha murakoresha ibi biseke biri aha abandi bakoresha telefone mwafata telefone tukababwira kode mwashyizemo ya mibare ibanza ikodi iroroshye ni 077911 iroroshye cyane 077911 Imana ibaho umugisha karibu duhimbaza Imana Hallelujah. Izina mazina yacu twitayeho yavuze kwitaza duhana mu byago no mu makuba
izina amazina yacu itwitayeho yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba Imana izina amazina yacu itwitayeho yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba izina amazina yacu haleluya itwitayeho haleluya yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba iranzi koko kuko iyo nyihamagaye iranyitaba iyo Mana nkayumva ikambwira ngo nzabana nawe mu makuba witinya ndagukomeje iranzi koko kuko iyo nyihamagaye iranyitaba iyo Mana nkayumva ikambwira ngo nzabana nawe mu makuba witinya nzagukomeza izina amazina yacu itwitayeho haleluya yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba ningerayo nzababwira ya mirimo zaririmba rwa rukundo wanyeretse uko iminsi hayindi sinzibagirwa ningerayo nzicara babwira ibyo yankoreye ningerayo nzababwira zaririmba rwa rukundo wanyeretse uko iminsi hayindi ningerayo nzababwira ya mirimo zaririmba rwa rukundo wanyeretse uko iminsi hayindi sinzibagirwa ingerayo sinzacecekwa ndavuga ibyo yakoze nzababwira ya mirimo zaririmba rwa rukundo wanyeretse uko iminsi hayindi wanyeretse ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza 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 murakoze cyane karibu korari mukomeza muririmbira Imana. Yes. Yes. Amen. Yes. 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 Habaye umunsi wishimwe mu ijuru Yesu yitanga wagere mu isi
aza kubyagwa n'umwari utunganye uwera turana natwe ababi dore urukundo rwatumye apfira ibyaha bihamba mu mva maze arazuka wamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo dore urukundo rwatumye amfira ibyaha bihamba mu mva maze arazuka wamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo dore urukundo rwatumye amfira ibyaha bihamba mu mva maze arazuka wamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. twongeye kugushima n'ubundi data mwiza wera wa Isiraheli gitare gikomeye twongeye kugushima muri iki gitondo tugushimiye neza watugiriye mwami mwiza ubwo twavuye hano imugoroba twamamaza ishimwe ryawe tuvuga imirimo yawe haleluya habwa icyubahiro turagushimiye turagushimiye kutugiriye neza kuba tugahagaze hano hantu icyubahiro ni icyawe mwami mwiza tugiriye neza tubyutse amahoro nshuti n'abavandimwe turamutse turi amahoro imiryango yacu iramutse ari amahoro turabigushimiye bacu bari inyuma bahageze amahoro turabigushimiye iri teraniro turakwinginze gira ngo ubane natwe mana gira ngo ukomeze ubane natwe Uwiteka meze ubane natwe kandi ukomeze udukoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu twemerere mwami mwiza twemerere ukomeze ubane natwe merere ukomeze ubane n'iteraniro merere mwami mwiza urakoze mana ubana natwe kandi ukomeze ubane n'iteraniro uruyobore mu izina ryawe Yesu tubisenze.
iki nicyo twibuka nicyo kiturema umutima imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho zihora zunguka uko bukeye nuko bwije ibambe ryawe ntiribura umurava wawe ni munini kuri twe iki nicyo twibuka nicyo kiturema umutima imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho zihora zunguka uko bukeye nuko bwije ibambe ryawe ntiribura umurava wawe ni munini kuri twe iki nicyo twibuka nicyo kiturema umutima imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho zihora zunguka uko bukeye nuko bwije ibambe ryawe ntiribura umurava wawe ni munini kuri twe kubw'iyo mpamvu nzaguma mu nzu yawe iteka ryose nzatanishimira imbabazi zawe kuko warebye amakuba yanjye unyitaho kubw'iyo mpamvu nzaguma mu nzu yawe iteka ryose nzajya nishimira imbabazi zawe kuko warebye amakuba yanjye unyitaho namaze kumenya ko kugira neza n'imbabazi zawe bizanyoma w'iminsi yose namaze kumenya ko kugira neza n'imbabazi zawe bizanyoma w'iminsi yose nkiriho ndamahoro ndatuje ndamahoro ndatuje ndamahoro ndatuje ndatuje ndamahoro ndatuje ndamahoro ndatuje ndamahoro ndatuje ndatuje ndamahoro ndatuje ndamahoro ndatuje ndamahoro ndatuje ndatuje Yes. yongeye gutuma turirimba arongeye atanze ihumure yongeye gutuma turirimba arongeye atanze ihumure mu mitima yacu huzuye amashimwe mu mitima yacu huzuye amashimwe yongeye yongeye
dusubiremo irindi rimwe. Yongeye gutuma turirimba, arongeye atanze ihumure, yongeye gutuma turirimba, Mana ishimwe cyane. arongeye atanze ihumure mu mitima yacu, yuzujemo huzuye amashyi, twese tubiririmbane mu mitima yacu, huzuye amashimwe. Muririmbire zaburi n'indirimbo nshya, ari wasobanura uko muririmbire zaburi n'indirimbo nshya, ari wasobanura uko ntuzibagirwe ineza ye, mutima wanjye ndagutongera, wanjye ntuzibagirwe ineza ye. hari intambara yatsinze urazi, hari n'izindi agatsinda, hari n'izajya nsinda wowe utamenye, hari intambara yatsinze urazi, hari n'izindi ajya usinziriye, hari n'izajya nsinda wowe hari utamenye, intambara hari intambara yatsinze urazi, hari n'izindi agatsinda, hari n'izajya nsinda wowe mutima wanjye, mutima wanjye, ntuzibagirwe ineza ye, mutima wanjye, mutima wawe ntuzibagirwe ineza y'Umwami yakugiriye. ntuzibagirwe ineza ye. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe ko hari intambara igirwana tutamenya. Mana yaraturwaniriye muri korona, Imana yatubambiye amahema turayishimye. Yatubambiye yatubambiye amahema, 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 yatubambiye amahema, muri korona yatubambiye yatubambiye amahema. ifarasi Ifarasi n'uwihetse, yabirose mu nyanja, yabirose mu nyanja, ifarasi n'uwihetse, ifarasi n'uwihetse, yabirose yabirose mu nyanja, Yesu yaratsinze, 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 yaratsinze. yaratsinze. Iyo Ndirimbo itwuzuye, itwuzuye, niyo ndirimbo, niyo ndirimbo itwuzuye. Mana ishimwe, niyo ndirimbo, niyo ndirimbo, niyo ndirimbo itwuzuye. itwuzuye. Haleluya. Mbere ko twigira ahandi mwe muretse tugiye gushimana Imana kuri aka kavuga ngo yatubambiye amahema. Hallelujah. Arumenye gihe Hallelujah. iyo tukaririmbane. Imana ishimwe ko turi hano. Amen. Imana ishimwe cyane kuko yatubambiye amahema. Amen.
yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, yatubambiye, yatubambiye, yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, ifarasi n'uwihetse, yabirose munyanja, yabirose mu nyanja, uririmbire, uririmbire zaburi ndindiri, ahari wasobanura ukumerewe, ahari wasobanura ukumere, mutima wanjye, mutima wanjye, uzibagirwe ineza ye, ntuzibagirwe ineza ye, hari intambara, hari intambara yatsinze urazi, hari n'izindi agatsinda watamenya, hari n'izajya atsinda wowe mutima utamenye, wanjye, mutima Imana ishimwe cyane, wanjye, ntuzibagirwe ineza ye. Imana ishimwe. Amen. barakoze cyane korari Rehoboth, Imana ibaha umugisha mwinshi. Tugiye kwakira umwigisha twumva ijambo ry'Imana, ariko bari barimo baravuga ngo Imana yatubambiye amahema. Haleluya. Ngo hari intambara ngo yaturwaniye, ngo hari izo tuzi, ngo ariko hari n'izo tutazi, ngo izo zose Imana yarazirwanye kandi irangije irazinesha, kandi iracyakomeje kuturwanira. Reka nsabe iteraniro ryose rihaguruke mu mwanya wo kubaha ijambo ry'Imana. Duhaye ikaze abaje twakiranye ndetse n'abandi benshi barimo baradukurikirana mu buryo bw'ikorana buhanga. Abana turabaha promosiyo no munsi baguma aha ngaha, ariko batuze. Tugeze mu mwanya rero wo kumva ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye, haleluya, izina ryawe niryubahwe. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni igisubizo, ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe rirasenya kandi rikubaka, ijambo ryawe rirakiza. Turagushimiye ko tugiye kuryumva. Umukozi wawe mukoreshe, imbaraga zawe nyinshi zikorere muri we, umwuka wera abe muri iri teraniro. Twirukanye imbaraga mbi zose z'umwanzi Satani, turazirukanye mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zawe zimanukire muri iri teraniro. Turagushimiye kubyumvise, tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Imana ishimwe iduhaye aka kanya keza ko kuganira ijambo ry'Imana. Hari intego y'igiterane dusanga muri Nehemiya ibice 2 umurongo wa 17 n'uwa 18. Ngira ngo dusome. Haravuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi
ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye, nimuze twubaka inkike i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake, kuko nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mumaze iminsi muganira kuri iri jambo, ntekereza ko ubwo bababwiye Nehemiya uwo ari we, ntekereza ko ubwo bababwiye muri make iby'Abisirayeli mu bihugu by'amahanga aho bari baratatanirijwe, bababwira uko bagarutse kandi bababwira n'uruhare Nehemiya yabigizemo. Nanjye ndakomerezaho mvuge kuri uyu murimo wa Nehemiya wo kubaka. Ariko yubatse iki? Uyu Nehemiya yubatse inkike, yasannye inkike, asana amarembo. Ndagira ngo rero tuvuge kuri ibyo ngibyo byo gusana amarembo. Yasannye amarembo y'umurwa. Uwo murwa uvugwa hano ni Yerusalemu. Ariko ubundi umurwa cyangwa se umudugudu ni iki? Ubundi umudugudu, umurwa, reka nkoresha umurwa, ni umujyi. Ni umujyi, mbese muri make ni amazu menshi, abantu benshi n'ibintu byinshi bibarizwa mu gace kamwe. Ubwo ni ubusobanuro bwa mbere bw'umurwa. Ariko ubu nanone umurwa ni itorero, ni abantu bari hamwe bizeye Imana, nk'uko tubisanga muri Matayo 5:14, ni itorero. Umurwa nanone ugereranywa n'umuntu umwe. Umuntu umwe ashobora kugereranywa n'umurwa. Buriya umuntu ni mugari, umuntu ni mugari, abamo ibintu byinshi. Umurwa ushobora kugereranywa n'ubugingo bw'umuntu. Ubugingo bw'umuntu bushobora kugereranywa n'umurwa, ndetse n'umutima w'umuntu ushobora kugereranywa n'umurwa. Ibyo byose maze kuvuga bishobora gusenyuka, ariko bishobora no gusanwa. Amarembo se yo ni ayahe? Amarembo ni iki? Amarembo ni iki? Ni urwinjiriro rw'aho hantu, ariko ni naho umuntu ashobora gusohokera. Amarembo akagira umumaro. Turi buze kuvuga umumaro twihuse w'amarembo. Amarembo hariya i Yerusalemu mbere y'uko asenyuka yakorerwagaho imirimo yose y'ubuyobozi. Imirimo yose y'ubuyobozi ni kuri ayo marembo yakorerwaga.
kandi amarembo niho abayobozi bicaraga, noneho abaturage bakahabasanga bakabakemurira ibibazo. Abantu benshi barahahuriraga bahashakira ubuzima ku marembo. Ku marembo niho hatangirwaga amakuru atandukanye. Amakuru atandukanye, iyo umuntu yashakaga kumenya ibintu yajyaga ku marembo y'umurwa akumva ibihavugirwa. Kubera iki? Kubera ko abakozi benshi iyo babaga bavuye mu mirima ya bashebuja baratahukaga mbere y'uko binjira bagahana amakuru. Ariko ku marembo nanone niho amasoko yaremerwaga. Amasoko, marché, amasoko, ubucuruzi ni ku marembo bwakorerwaga. Ku marembo abacamanza niho bicaraga bagacira abaturage imanza, bagakemura ibibazo iyo byabaga byavutse. Ku marembo nanone kubera ko habaga abantu benshi, abahanuzi barahajyaga, noneho bakatangira ubutumwa. Ubutumwa bwabaga bwatangiwe aho ngaho ku marembo bwageraga ahantu henshi. Noneho rero ku marembo hasomerwaga ijambo ry'Imana, abantu bakaza kuryumva. Ku marembo ariko nanone amarembo hari ayasohorerwagamo imyanda. Uburyo bwo gutunganya umurwa, hari irembo ryanyuzwagamo ibyo bintu bitameze neza bikajyanwa hanze. Noneho icyanyuma ku marembo ababaga barenganye niho barenganurirwaga. Amarembo rero yabaga afite umumaro mwinshi munini cyane hariya i Yerusalemu. Aje gusenyuka rero birumvikana ko ibyo byose byahakorerwaga byarahagaze. Nagerageje gushaka amazina y'amarembo aya ngaya Nehemiya yasanye yatunganyije muri uyu murimo we. Nsanga ni amarembo agera muri 12, ngiye kuvuga nihuse. Hari iryitwa irembo ry'intama, irembo ry'amafi, irembo ry'amazi, irembo rya Efurayimu, irembo ry'amafarashi, irembo ry'imyanda, irembo ryo ku gikombe, irembo rya Hamifukati, irembo ry'abakumirizi, irembo ry'isoko, irembo ryo hagati, irembo rya Benjamini. Ni amarembo 12. Ayo marembo yose rero yakorerwaho imirimo itandukanye, ariko aza gusenyuka igihe cy'isenyuka nyine rya Yerusalemu. Birumvikana n'inkike zari zigose. Ndagira ngo rero nge nawe tuganire kuri amwe mu marembo tumaze kuvuga. Tugiye kuganira ku irembo ryitwa irembo ry'amazi. Irembo ry'amazi. Irembo ry'amazi ni irembo ryabaga nyine kuri iyo nkike, ariko ngo hafi y'irembo y'iryo rembo ry'amazi hakaba ikibuga kinini. Icyo kibuga kinini niho Abisirayeli bahuriraga. Noneho witwa Ezidrasi agasoma ijambo ry'Imana, akabasobanurira ijambo ry'Imana kugeza ubwo hari icyo bakiriye, bakumva, bagatega amatwi, bubahaga ijambo ry'Imana kuri iryo rembo ry'amazi. Uko mwicaye babaga ari benshi kuruta uko muri, ariko bose bateze amatwi ijambo ry'Imana. Ariko aho hafi
hirya gato y'iryo rembo ngo habaga, kandi ntekereza ko nuba ariko biri, umunsi nagira umugisha nzajyayo kuhasura, ngo habaga ikibaya cy'ubutayu cyitwa Kidroni. Icyo kibaya cy'ubutayu ngo cyabagamo isoko, cyabagamo urutare rwa karemano, urwo rutare rukabamo isoko ngo yahoraga idudubiza amazi menshi, niyo bitiriye iryo rembo. Iyo soko abahanga bakurikiranye ibyayo bamenye n'izina ryayo, ngo ni isoko yitwa Gihoni. Gihoni, ndavuga nitonze kugira ngo tubyumve. Gihoni, iyo soko ya Gihoni yabaga muri icyo kibaya cy'ubutayu. Iyo soko ya Gihoni yazamukaga muri urwo rutare karemano, ishushanya Yesu. Urwo rutare rushushanya Yesu mu kibaya cyumye, mu kibaya ngo cyari gifite ubushyuhe bwinshi, ariko ngo hakabaye urutare rushushanya Yesu. Kandi icyo kibaya ngo cyabagamo ibintu biteye ubwoba. Umwanzi wese washakaga gutera Yerusalemu yazaga muri icyo kibaya akagaba ibitero aturutsa. Ayo mazi yaturukaga muri urwo rutare niyo yagaburiraga, cyangwa se niyo Abisirayeli bakoreshaga. Abari muri uwo murwa wa Yerusalemu niyo bakoreshaga. Umuntu witwa Hezekiya, mu bintu Imana yamukundiye ikamuhembera, ngo yafashe ayo mazi ayerekeza muri uwo murwa, akora umuyoboro w'amazi ayakuye aho kuri iyo soko ayerekeza muri uwo murwa. Mbese muri make impamvu ririya zina ririho nuko ariho amazi yinjiriraga. Amazi kugira ngo agere mu murwa yinjiriraga aho hantu kw'iryo rembo, aturutse mu rutare rwa Gihoni, aturutse ahantu bita Gihoni. Ijambo Gihoni rero rishaka kuvuga ngo nahahora amazi adudubiza, adakama. Mu Gifaransa ni kijayi, adakama. Imana ishimwe, ngo bakanywa bagashira inyota. Gihoni ni iyo soko, ariko nanone iyo tubizanye mu buryo bw'umwuka, mu buryo twizereramo ijambo, dusanga Gihoni nanone ishobora gushushanya umuntu uri mu iby'Imana, umuntu urimo ijambo. Imana ishimwe, ishobora gushushanya Gihoni, ishobora gushushanya korali. Gihoni ishobora gushushanya pasitori, ishobora gushushanya mwarimu. Gihoni ishobora gushushanya itorero. Hari amazi. Gihoni yagiraga umumaro Abisirayeli muri uwo murwa, ngo bakanywa. Ngo ariko n'abanyamahanga, abantu baturutse hirya, abantu baturutse mu mihana hirya, iyo amazi ngo yashiraga iyo hirya, baravuga bati mu murwa wa Yerusalemu hari amazi ajya ageramo. Ngo bakaza bafite ibibindi, bakaza bafite ibivomesho, bakaza gushaka amazi. Imana ishimwe cyane. Hari igihe mvuga nti icyampa nje nawe tukagereranywa n'iyo soko. Yes, isoko.
ku buryo hariya mushumba uri abantu bavuga bati turanyotewe, reka tugende tugere kwa Davide turahasanga ibiduhembura. ni Gihoni. vuga ngo amena cyane. Gihoni icyampa abanyarubavu bakajya bavuga bati hari korari Rehoboti iri hariya ku itoro rya Rehoboti. ni Gihoni, turashonje dufite inyota, none reka tugende tugere muri korari turahembukira. Gihoni. vuga ngo amena cyane. icyampa Sejemu ikaba Gihoni. abantu bakavuga bati muri uyu mujyi wa Kigali nubwo ari ikibaya cyumye gishyushye kigoye abantu kukibamo, ariko reka tugende ku mudugudu ku itoro rya Sejemu, hari amazi. vuga ngo amena cyane. hari amazi. bakaza bakanywa Gihoni. ayo mazi rero ni ayahe? aya mazi avugwa ni ijambo ry'Imana. hari ubwo turara tunaniwe, abagabo bakarara bafite ibibazo mu mitwe, bafite ibibazo bumva kandi nta gisubizo gihari bafite, ariko bagera mu nzu y'Imana ijambo ryamanuka, bagera mu nzu y'Imana ijambo ryavugwa, bakumva ibibazo byari mu mitwe barabiruhutse, bakavuga bati turahembutse. iryo ni ijambo. ayo ni amazi. Yesu yigeze kubwira umugore bari kumwe, aramubwira ati unywa amazi muhaye ntabwo yongera kugira inyota ukundi. amazi ya Yesu ijambo rimara inyota igashira. twagiye tubona abantu benshi bari babaswe n'ibyaha ari byinshi mu bugingo bwabo, ariko bagera imbere ya Yesu, bagera ku isoko imara inyota, Imana ishimwe cyane, bagakira. abakobwa bakava mu busambanyi, abasore bakava mu busambanyi, bakava mu bujura, ibyaha bakabikira. Yesu amara inyota. ijambo rye rimara inyota. ijambo rye rirakiza. ijambo rye rimara inyota. amazi ashushanya mwuka wera. ni mwuka wera. njya nezererwa mwuka wera. twazanye n'umugabo hariya Gatunzi, Imana ishimwe, yarize ariko azi agaciro ka mwuka wera. nigeze nganira n'umwe mu bapasitori ubwo nigaga muri Universite i Butare teoloji, arambaza ati niyihe mpamvu itorero ryanyu rihura n'ibibazo byinshi ariko ntirisenyuke? ndavuga ni nta yindi mpamvu, riravoma. vuga ngo amena cyane. riravoma kandi ryubakiye ku mwuka wera. vuga ngo amena cyane. ryubakiye ku mwuka wera. amazi mwuka wera. reka nkubwire ngo ayo mazi no mu buzima busanzwe, amazi adahari byose byahagarara. kugira ngo mugere kuri iyi nyubako ni amazi. haba mu buryo busanzwe ntabwo mwari kugera kuri ibi bikorwa nta mazi. kugira ngo mwubake ni amazi, ayo ni asanzwe. ariko kugira ngo mugere kuri ibi bikorwa ni ijambo na mwuka wera. vuga ngo amena cyane. ayo ni amazi. reka nifuriza abaririmbyi gutunga ayo mazi. reka nifuriza abapasiteri gutunga ayo mazi.
reka nifurize roboti gutunga ayo mazi, reka nifurize sejemu gutunga ayo mazi. Vuga ngo amena cyane, nanjye Pastor Claude ndasaba ayo mazi. Reka dusane iryo rembo, ahantu hose dusanga byaragiye ihungabana, tuvuge tuti Mana turagusabye kugira ngo aha hantu ntimukasuzugure bakobwa, ntimugasuzugure aho hantu ngo hacike inkangu, oya, aho hantu hadufatiye runini. Reka nkubwire ngo itorero ryubakiye ku ijambo na Mwuka Wera. Iryo rembo rero turisigasire. Ngaho yewe Nehemiya we, Nehemiya ninde? Nehemiya ni wowe, Nehemiya ni wowe, Nehemiya ni njyewe. Dusigasire ijambo, dusigasire Mwuka Wera nk'amazi, tuzagera kuri byinshi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Batubwiye ko dukoresha igihe kitari kirekire, icyinshi turi buze kugikoresha nimugoroba. Ijambo ry'Imana agira ngo mbaganize n'iryo. Uwiteka abahire mu izina rya Yesu, abahire mu izina rya Yesu, abahire mu izina rya Yesu. Amen. Wahaguruka tugasana iryo rembo, turabanza duha agaciro ijambo ry'Imana muri twe. Ariko niba nawe urimo wifuza Mwuka Wera, Mwuka Wera, urahaguruka tugusengera Imana. Birashoboka ko yazimye, birashoboka ko yazimye, birashoboka ko impano ze zazimye kandi zarabaga muri wowe. Iyo ni injiki yasenyutse kandi y'ingenzi. Urahaguruka dusenga Imana. Turasenga Imana, turayihamagara tuvuge tuti gwiza ijambo ryawe muri twe Uwiteka. Mbese uracyabona umwanya wo gusoma Bibiliya? Kigali, 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 kwibamo ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Uracyabona umwanya wo gusoma Bibiliya? Wapi, wapi da, uyirarura uyivanaho umukungugu uje mu rusengero. Bibiliya ntabwo ukiyisoma, irembo ryarasenyutse, ryaragusenyukanye. Uracyabona umwanya se wo kuyisoma? Reka shuguri, shuguri. Irembo ryarasenyutse, ryarasenyutse. Nta niyo ufite wowe, ubwo iryo rembo ntabwo ryigeze kuba iwawe, kandi iryo rembo ni ingenzi. Urahaguruka tugusengere, ariko tukugira inama yo kongera gusoma. Mwuka Wera wamuteye umugongo, iryo rembo ryarasenyutse. Wagiraga impano ze, Mwuka Wera ntabwo ukimwemerera ko akuyobora. Iryo rembo ryarasenyutse, uriyobora. Ryarasenyutse, ukeneye ko risanwa. Turafatanya guhaguruka dusenga Imana, dusenga Imana, dusenga Imana. Turafatanya guhaguruka dusenga Imana. Ese hari uwumva by'umwihariko yanasengerwa? Shaka kwakira agakiza, shaka kwakira ijambo, shaka guha agaciro ayo mazi muri we. Uwo nguwo ashobora gutambuka tukamusengera Imana. Iryo jambo rirakiza, iryo jambo rirazura. Hari benshi bagiye bazurwa naryo. Ese waba urimo gutambuka tugusengere? Wararushye, umutima wawe uhora uhagaze, ubona ejo hawe ntahahari. Ariko iryo rembo rimeze neza muri wowe, ugira ibyiringiro. Uravuga uti nubwo uyu munsi ari ibibazo, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo n'ejo hariho. Uraza tugusengera Imana, uraza tuguhamagarira Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Kuba mu mujyi biravuna, umuntu akabona rwose nta cyerekezo, ariko ijambo ry'Imana rirahumuriza. Uratambuka tugusengere, twubaka iryo rembo muri wowe, twubaka iryo rembo mu bugingo bwawe. Imana iguha umugisha. Tambuka mukobwa wanjye, Imana ishimwe cyane.
birashoboka ko nawe uraho uribaza iby'ejo hazaza. Turagira ngo dufashe kubaka iryo rembo muri wowe. Irembo, amazi amara icyaka, amazi amara inyota, amazi. Iryo ni ijambo. Reka dusengere ubwoko bw'Imana, reka tubahamagarire Imana, reka tubatakambire. Imana ishimwe cyane. Dusabe pasiteri umuyobozi asenge. Reka dusabe n'iteraniro ryose rihaguruke dusengere abangaba. Indangiza gusengera umushumba nawe arasengera iteraniro ryose, asengera n'ibyifuzo n'abarwayi. Mana ishobora byose, turagushimiye. Ijambo ryawe rirarondora, niyo mpamvu aba baryumvishe rikabarondora. Baciye bugufiya imbere yawe, basanze hari irembo ryasenyutse kandi rigomba gusanwa. Niyo mpamvu baje kugira ngo ubahe izo mbaraga n'ubwo bushobozi. Hari ibyarishenye birahari, turabasengeye bababarire ibyaha bakoze byose. Amaraso ya Yesu nababeho. Iri rembo uhereye uno munsi ritangire ryubakwe, kugira ngo ubuzima butari buhari bugaruke, kandi imbaraga z'Umwuka Wera zibagote, icyubahiro cyawe kibazenguruke, ubaneshereze. Turagushimiye kubyumvise ukaba ubikoze. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Duhakurutse dukomeje guhagarara, reka dusenge. Mana yacu nziza, Mana ikiranuka, turagushimiye mw'iri teraniro. Tugushimiye ijambo ryawe ryiza twumvise, haba mu ndirimbo haba mu byanditswe byera. Izina rya Yesu nirihimbazwe. Yewe Yesu uri isoko idakama, uri isoko idudubiza amazi tukanywa. Ijambo ryawe riradukiza, ijambo ryawe riraduhembura. Ubwoko bwe barahagurutse, bahagurukirwa n'icyifuzo cyuko wabahembuza ijambo ryawe, ukabahembuza Mwuka Wera. Mu izina rya Yesu turabasengeye. Abakobwa bahagurutse turabasengeye, aba basore turabasengeye. Tubatureho umugisha wo kwakira amazi, wo kwakira ijambo, wo kwakira imbaraga za Mwuka Wera. Turabasengeye. Urakoze Mana, urakoze Gitare, umaze kutugenderera. Buri wese umuhembure kandi abyiyumvemo. Urakoze Yesu, tuguhaye amashyi menshi mw'iri teraniro, tuguhaye amashyi menshi. Uyahabwe Uwiteka. Urakoze ko gusenga kwanjye ukumvise, kandi kutanze umugisha ku bwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Reka dukomere Imana amashyi kubw'ijambo ry'Imana twumvise, kandi umwigisha w'ijambo ry'Imana arakoze cyane. Tumwerekezeho ibiganza tuvuye ngo Imana imuhe umugisha. Ushutimu nibanguke, tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga icya 10 n'amaturo. Umuntu waciye kuri iryo rembo, umuntu iryo rembo ritasenyutse ikiri rizima, uyu mwanya arawumenya akawuha agaciro, akamenya gukiranukira Imana mu cya 10 n'amaturo. Batambuka rero, reka nsabe abagiye gukoresha telefone mbayobore, ariko abandi ibiseke biraha ntara hejuru. Hariyo igiseke bari buze gukoresha, ariko ahangaha turakoresha ibi dutanga icya 10 n'amaturo. Reka mbabwire code ni 077911. Iroroshye cyane, abantu bagiye gukoresha telefone ni 077911. Twabanjeho ya mibare ibanza y'akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1. Kode ni iyi 077911. Abantu mwese rero muri gukora uyu murimo, aho mukuye Imana ihongere kandi Imana ibahe umugisha. Karibu Oshutimu. Icyamukanyi korere amaganya
uko bikwiye. Haleluya. Nitwizere uko bikwiye. Umutima uhagaze. Umutima uhagaze ujugunya gusa amahoro. Ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ku munsi ukwiriye n'ibyawo byago gusa. Ume kumenya ibyo nigishwa. Ume kumenya ibyo nigishwa. N'uburabyo ni nyoni mukiza wishingikirize. Ngeza ushaka mushorera nuko menye nyiri mu makuba amahoro adashira. Ngeza ushaka mushorera nuko menye nyiri mu makuba amahoro adashira. Naya murakoze. Indirimbo nk'iyi iririmbwa, abaririmbyi baba bagomba kumva ko bagomba guhaguruka batabibabwiye, kuko ni indirimbo rusange. Tugeze mu mwanya wo gutanga amafaranga yo kubaka inzu y'Imana, ariko by'umwihariko mwese mbasabe muhaguruke. Iri ni iteraniro rya mbere duteraniye muri urusengero mu mateka. Turambura ibiganza byacu duhereza Imana icyubahiro. Imana tuhereze icyubahiro, duhindukire kuri uru ruhande. Imana tuhereze icyubahiro, twese duhindukire tuhereze Imana icyubahiro. Ibi ni iby'imbaraga Imana yakoze. Tuhindukirire hari inyuma duhereze Imana icyubahiro. Duhereze Imana icyubahiro. Turebe uru ruhande narwo tuvuge ngo icyubahiro ni icyawe Mana. Twongere duhindukire turebe pfo tuvuge ngo icyubahiro ni icyawe Mana. Twongere dukomere Imana amashyi menshi. Imana niyo yabikoze kandi mu gihe gitoya. Haleluya. Ababyeyi muyivugirize impundu. Iyi ni intsinzi ya Yesu. Turamushimiye. Nimwicarire, Imana ibahe umugisha. Rero nkuko mubibona turashaka gushyiramo plafo ndetse na sound proof, tugashyiramo ibirahure, tugatera amarange, ahasigaye bikarangira. Ubu nubwo twahateraniye ku cyumweru ntago tuzahagaruka, kandi abantu bicaye neza, no hejuru abantu bariyo, mbese impande zose Imana irahari. Tuyongera icyubahiro. Abaririmbyi nimuvuze impundu. Haleluya, 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 haleluya. Rero turacyakeneye amafaranga, muze mushyire muri bino biseke, niho dushyira amafaranga yo kubaka urusengero, inzu y'Imana. Nimubanguke tuyirwaneho turebe ukuntu twaguma aha hantu. Murumva muticaye neza? Murabona atari sawa? Mugire gutya ngo ni sawa. Ni sawa rwose. Ubundi hariya bamwe baraha abandi baraha, utamenya ukuntu gahunda imeze, ariko ubu turi mu nzu y'Imana. Imana ibaha umugisha. Aho mukuye ihongere, abo hejuru hariyo igiseke, nta kibazo. Imana ibaha umugisha. Namwe Imana irabahera umugisha aho hejuru. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Nimubanguke mwihuta, amasaha yagiye. Abo mu iteraniro rya kabiri bahageze. Imana ibahereza umugisha. Murakoze cyane. Aho mukuye Imana ihongere, ibakubire kenshi cyane. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Imana ibahereze umugisha. Reka tubabwire na kode.
umuntu ufite telefone iriho amafaranga akora kuri ayo mafaranga ufite kuri telefone, ni umugisha ufite ko ufite telefone iriho amafaranga kandi kuyatanga wubaka inzu y'Imana nta gihombo kirimo. Akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 kode ni y'inyubako 079156 kode tuyisubiremo 079156. Sabe mwarimu Claude atambuke aze atugezeho amatangazo. Nongere subiremo iyi code arimo araza 079156. Twakiriye umushumba Nehemiya nasuhuze iri teraniro. Mpamyukuri Nehemiya. Amen. Twakiriye kandi Pastor Claude nawe nasuhuze iri teraniro. Amen. Tubahaye ikaze kandi turabishimiye, Imana ibahe umugisha. Mushumba arakoze. Reka twibukiranye amatangazo makeya, amasaha yagiye ku bashyitsi ariko n'abasangwa tubyibukiranye ku matangazo asanzwe. Nuko hano tugira amateraniro 3 buri cyumweru. Irya mbere ritangira saa 1:30, irya kabiri rigatangira saa 3:45, irya gatatu rigatangira saa 6. Tugira nibature uhereye ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu itangira saa 10:30 kugeza saa 12. Buri wa mbere tugira icyumba cy'amasengesho atangira saa 2, no ku wa kane tukagira nanone igicaniro cy'amasengesho nayo atangira saa 2. Ku wa gatanu tugira iteraniro nimugoroba ryitwa ijoro ry'impinduka ritangira saa 11:30 kandi tujya tuhagiriramo ibihe byiza cyane. Turabararitse, Imana ibaha umugisha. Izo ni zimwe muri gahunda tugira z'icyumweru zihoraho iyo hatabaye impinduka. Twigisha abiga gusoma no kwandika no kubara ku wa kane no ku wa gatandatu. Uwo ni umurimo mwiza dukorera ahangaha. Ku wa gatatu w'iki cyumweru tuzatangira hano tugira amazone. Rero buri zone igira umunsi iteraniraho. Kuri uyu wa gatatu hazaterana zone ya Rwamara guhera saa 11:30. Ku wa gatatu nanone uhereye saa 9:30 twigisha abizera bashya, ndetse no ku cyumweru nyuma y'iteraniro rya kabiri saa 5:45. Izo ni gahunda zisanzwe tugira hano ku itorero ryacu rya Sejemu. Ku kindi matangazo adasanzwe nuko ku itariki 2 dufite umubatizo uzabera ahangaha muri zone ya Gikondo. Rero ku itariki 30 z'ukwa munani uku kwezi turimo turasoza, abizera bashya ariko babajijwe, abiga inyigisho z'umubatizo babajijwe bazagira inyigisho ya nyuma ku itariki 30 z'ukwa munani. Iyo nyigisho izabera ahangaha. Turabasabye kugira umuzitabire ku isaha ya saa 3, isaha izubahirizwe kugira ngo bigende neza. Umubatizo uri ku itariki 2 ariko kuri 30 tuzabigisha inyigisho za nyuma. Ikindi nuko ku wa gatandatu nyuma y'umubatizo uzabera ahangaha tuzaba dufite igaburo ryera. Twakomeje kubibabwira ejo nibwo twari kugira igaburo ryera, ariko bitewe n'impamvu z'igiterane ntago twarigize. Ku wa gatandatu ku itariki 2 rero tuzaba dufite igaburo ryera. Kugira ngo ducunguze uburyo umwete, tugiye kubereka abazabatizwa ku itariki 2. Byari kuba ari byiza iyo tubahamagara, ariko ni benshi umwanya wagiye. Reka mbasabe bose batambuke, nkibivuga bahaguruke bihute, yaba bari hejuru n'abari hano hasi. Mucunguze uburyo umwete, kandi ku yindi nshuro muze kwicara hano hasi kugira ngo bize kutworohera kugera hano byihuse, kuko ndabona benshi bari kuri balcon. Ubu mu iteraniro rya kabiri n'irya gatatu nabwo turaberekana. Muze kwicara muri iki gihande cyo hasi kugira ngo bize koroha. Ngaho nimutebuke mwongere intambwe, ubundi tubereke itorero, kandi kugira ngo bakomeze kubatangira ubuhamya. Tumenye neza yuko umaje kugera ku kigero, kandi namwe toro tuba tubaberetse kugira ngo nubona hari uwo bitaragenda neza
uze utubwire ati ntago biragenda neza, tumuganirize, tumugire inama, kuko twifuza yuko umuntu yabatizwa akagira ikirenge mu cya Kristo, ariko amaje no gushyika. Hari ibintu byamaje guhinduka, nibyo umuntu abyuzuza neza kuko ari urugendo, ariko hari ibyo tuba twifuza ko nibura biba byarahindutse. Ese mwanyemerera tugakomera Imana amashyi kubw'uyu musaruro w'ivugabutumwa? Reka tuyongere n'amashyi y'Imana. Imana iba yaragize neza, Imana iba yaratanze agakiza, harimo ababatizwa, harimo n'abazakirwa. Imana yagize neza. Hano ku itorero ryacu kugeza ubu ngubu abo tumaje kubaza twemeza ko batsinze bazabatizwa ni abantu 59, hakazaba harimo n'abantu 9 nabo bazakirwa. Nabo reka tubasabe nabo batambuke, kandi uyu murimo urakomeje. Abaririmbyi bararirimba, ubutumwa bwiza bukumvikana, ijambo ry'Imana rikigishwa, imitima ya benshi igahindukira. Mu nyemerere bahagarare neza rwose ku buryo abitorero babona umushumba atambuka aza, kugira ngo tugane ku musozo w'iteraniro. Mu nyemerere twongere dukomere Imana amashyi ubw'aba bantu, mubitegereze neza, ubundi gahunda ni kuwa gatandatu. Murakoze. Reka dusabe abazakirwa bazamura ikiganza. Harimo abazabatizwa, hakabona abazakirwa. Bazamura ikiganza bazakirwa. Mu iteraniro rya kabiri abazakirwa baraza aha, abazabatizwa baze aha. Dukomere Imana amashyi tuyishimire cyane. Tubasabe mujye kwicarira. Gahunda yo kuwa gatatu ni gahunda ya zone yose, n'umushumba paruwasi azaba hari. Ni amasengesho guhera saa 3 kugeza saa 10 za nimugoroba. Reka turange umugeni. Dufite ubukwe buzaba saa 7. Birumvikana ko dufite n'ifunguro ryera kuwa gatandatu. Habimana Venusti natambuke, ubukwe buri kuwa gatandatu. Arimo kandi arazana na Brigitte Nyirabakozi, barekana mu iteraniro rya mbere, iteraniro rya kabiri. Aba nibo bantu berekaniwe mu rusengero rushya, n'umwihariko. Tambuke muze hano hejuru, muzane wamufashe ikiganza, ariko kandi umuzane gake gake, ntumuzane umukurura, ahubwo muzane muri kumwe. Ubukwe burakomeje, abasore dukomeje kubashimira, n'abakobwa birimo biracamo neza. Dufite ubukwe bwinshi cyane, Imana yarabyumvise. Ntekereza ko tuzagira abageni benshi. Mwababonye se? Bageze no kwitara noneho, ngaho ni museke rero. Ni munarebana ariko gake gake. Ababonye ariko birakaze. Ngaho mufata ikiganza mwigendere, nta kindi, iteraniro ryababonye. Muremera umushinga wo gukomeza, babyemeye. Reka nsabe iteraniro ryose rihaguruke, turasoje. Imana ibaho umugisha. Dufite igiterane saa 8 cyateguwe na korali Impanda. Turakomezanya na korali Impanda na korali Rehoboth. Nutinda ntubona aho wicara, mugende mugaruke kare. Reka turambure ibiganza dutange intashyo ku bashyitsi, kandi Benaya batambuke baze ahangaha. Imana ibaho umugisha. Iki cyumweru muzahahe kandi muzaronke. Ibyo muzagerageza gukora byose muzabonemo ineza y'Imana. Abacuruzi bazahirwe, abikorera bazabona imigisha, abakorera abandi muzabona umugisha. Umugisha w'Imana uzabeho. Imana izabarinda impanuka, Imana izaturinda ibyago n'amakuba. Icyubaro cy'Imana kizadutwikire. Mana turagushimiye, ugira neza, izina ryawe niryubahwe. Uduhaye ibihe byiza muri iri teraniro rya mbere. Turaguhendahenze uze gukomeza kubana natwe no mu iteraniro rya kabiri n'irya gatatu n'igiterane, kandi abagiye gendana nabo Umwuka Wera akomeza gukora imirimo n'ibitangaza hasejemu. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Mujyane n'amahoro ya Kristo.